intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo, abatarakomera ngo bakenyere kigabo, n'ukuri iyi si igiye kubamira. Nimwihana ibyaha mutumire umukiza, dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa. Twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya shidikanya iyi niyo nzira. Hahirwa abasoma bakanasomerwa, bakitondera ijambo ry'Imana, nibo bonyine gusa bazamenya ukuri, bakagendana n'ibimenyetso byose, bazabona imbaraga muri iyo ntambara, mu gihe cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Twirengagiza imiburo y'ukuri, twirengagiza Yesu Mukiza. Twishidikanya tutazahera shidikanya abagabo, twishidikanya Yesu Mwami, iyi niyo nzira. Abanyamadini hamwe n'ubutegetsi ubu bamaze kwibumbira hamwe, ubwo ibyo bigeze biragaragaza yuko igihe cy'imperuka gisohoye. Abana b'Imana ubu bakwiriye gusaba imbaraga yo kubaneshereza. Twirengagiza imiburo y'ukuri, twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya tutazahera shidikanya abagabo, shidikanya iyi niyo nzira. Twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya iyi niyo nzira. Wowe mwene data urabibona ute? Ubwo Uwiteka yavuze ijambo ati, ndasezerana isezerano rishya n'ubwoko bwanjye riruta irya mbere kuba ryiza. Nzashyira amategeko yanjye muri bo, nzayandika no mu mitima yabo, ntibazamera nk'abasekuruza batayumviye. Koko Yesu n'umucunguzi udufitiye imbabazi nyinshi, ari ku rugi tumwitegure, maze twigire iwacu. Nibwo yavuze iryo sezerano rishya, bigaragara ko iryariho mbere ryakuweho kubw'umumaro muke, ibitambo n'amaturo ntibizongera kwemerwa.
igitambo gishitse cyaratambwe nicyo cy'umwana w'intama ihoraho bivugwa yuko wizera azabeshwa no kwizera koko Yesu n'umucunguzi udufitiye imbabazi nyinshi ageze hafi ari ku rugi tumwitegure maze twigire iwacu ijambo ry'ukuri ryarahinyuwe abakuru